Muraho neza mwese mukurikira Yes TV Rwanda, turabashimira cyane ku bw'igihe cyanyu, ubushake bwanyu bwo kumenya no kudukurikirana kenshi. Uyu munsi turagaruka ku ngingo z'ingenzi, cyane cyane Pi Network, icyo Pi Network itandukaniyeho n'andi ma cryptocurrency. Pi Network imaze kuba igikundiro muri benshi, ariko se ni iki gituma idasa n'andi ma crypto nka Bitcoin cyangwa se Ethereum? Tugiye kurebera hamwe ibikubiyemo muri bino bintu cyangwa se muri ino video. Igice cya mbere turareba uko Pi Network itangira ku bayikoresha bayo. Igice cya kabiri ni ugushyira imbaraga ku mutekano w'abantu, nabyo turaza kurebera hamwe aho itandukaniye n'izindi cryptocurrency. Igice cya gatatu turareba gukoresha tekinoloji yihariye, aho igiye itandukaniye n'izindi cryptocurrency ku kijyanye na tekinoloji yayo. Igice cya kane turareba gukorera hamwe n'abantu benshi, icyo bigufasha muri Pi Network n'aho itandukaniye n'izindi cryptocurrency. Naho igice cya gatanu turarebera hamwe gahunda y'igihe kirekire cya Pi Network. Ikindi turarebera hamwe ikiraro cy'ingenzi ugomba kugenderaho cyangwa se ugomba kumenya muri Pi Network. Turasoza dufata umwanzuro tumenye aho biherereye ndetse n'aho bitandukaniye nyirizina. Njye mugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Gasigwa Emmanuel Kiza, uhawe ikaze muri kino kiganiro. Niba uri mushyashya kandi ndagusaba gukanda subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo izindi video zose tuzatunyuzaho zizajye zikugeraho. Ndizera kandi ko bizakugendekera neza. Ikindi rekamo ikaze umuntu wese wakanze subscribe kugeza kuri uyu munsi, tukaba tukiri kumwe muri ino video. Nawe nkubwira ati uri uw'agaciro, kuba tugeze aha ngaha ni wowe tubikesha, uri umuntu w'intwari cyane, komereza aho ngaho. Nk'uko nabibabwiye rero, reka dutangire ku ngingo ya mbere, uko Pi Network itangirira ku bayikoresha bayo, ku bakoresha bayo. Pi Network yatangiriye kuri smartphone, mu gihe Bitcoin n'izindi crypto zaba ibikoresho bihenze, crypto zisaba ibikoresho bihenze nka super computer mu gucukura mining. Pi yo ikoresha smartphone isanzwe. Ibi bituma buri wese abasha kuba umucukuzi nta ngorane zo kugura ibikoresho bihenda. Bikaba bisaba amashanyarazi make cyangwa amashanyarazi mato, cyangwa se akaba ari nta nayo. Uburyo bwo gucukura muri Pi Network ntibusaba amashanyarazi menshi, mu gihe Bitcoin itakaza ingufu nyinshi mu bucukuzi bwayo. Pi Network yo ikorera mu buryo burengera ibidukikije, icyo akaba ari ikintu itandukaniyeho n'izindi cryptocurrency. Ikindi twavuga, ingingo ya kabiri, ni ugushyira imbaraga ku mutekano w'abantu. Pi Network igamije gutuma cryptocurrency ibasha kugerwaho na buri wese, ntigenewe gusa abafite cyangwa abashoboye ikoranabuhanga, ahubwo buri wese afite amahirwe angana. Uburyo bwa Pi Network bwo gukoresha KYC, Know Your Customer, ubu butuma hakorwa igenzura kugira ngo abakoresha bayo
babe ari abantu nyabo kandi abayikoresha bayo babe ari abantu ba nyabo kandi bagira umutekano usesuye. Reka turebe n'ingingo ya gatatu, turagenda twihuta kugira ngo tubashe gukora videwo ntoya idatwara iminota myinshi kugira ngo mutaza kurambirwa. Mu minota mikeya turaza gusobanukirwa byinshi cyane aho Pi Network itandukaniye n'andi makiripito. Igice cya gatatu cyangwa se ingingo ya gatatu turarebera hamwe gukoresha tekinoloji yihariye. Aha turasangamo consensus algorithm yihariye mu gihe Bitcoin ikoresha proof of work. Pi Network yo ikoresha Stellar's consensus protocol ituma ibikorwa byabo birushaho kugenda neza, byihuta kandi bitavuna abakoresha bayo. Reka turebere hamwe n'ingingo ya kane, aho gukorera hamwe n'abantu benshi icyo bishobora gufasha umuntu ukoresha cryptocurrency by'umwihariko Pi Network mu gihe bitandukanye n'izindi crypto. Pi Network yahisemo guhera ku bantu benshi mu ikwirakwizwa rya crypto yabo, aho abantu bayibona binyuze mu kwifatanya na bagenzi babo, ibyo twakwita nka referrals, mu gutumirana dukoresheje amalinki cyangwa se nkaba nabikubwira ukiyandikisha ugendeye kuri njyewe. Ibi byatumye abantu benshi bayimenya, bitandukanye na Bitcoin yagiye inakundwa n'abantu bake mu ntangiriro. Ingingo ya gatanu, reka turebe hamwe gahunda y'igihe kirekire. Pi Network kwita ku baturage mbere yo kugera ku masoko nicyo kintu kiranga Pi Network. Pi Network ifite gahunda yo gushyira imbere abakoresha bayo mbere y'uko coin ijya ku masoko yo gucuruzanya exchange. Ibi bituma ihangana no gushaka kwirinda uburyarya scam bwagiye bugaragara mu zindi crypto. Ubushobozi bwo gukoresha mu buzima bwa buri munsi. Mu gihe cryptocurrency nyinshi zigora abantu mu kuzikoresha nk'amafaranga, Pi Network yo ifite intego yo kwifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Hari ibikorwa byinshi bigenda bikorwa byo gufasha abakoresha kugura cyangwa kugurisha ibicuruzwa bakoresheje Pi. Naho nk'uko twabibabwiye rero dusoza dufata umwanzuro twabonamo hano ni uko Pi Network ari crypto yihariye kuko ishyira imbaraga abantu n'ikoranabuhanga, ishyira imbaraga imbere abantu n'ikoranabuhanga risanzwe. Ibi bituma iba uburyo bworoshye bwo kwinjira muri cryptocurrency nta nkomyi. Turabashimiye cyane kandi turabakangurira gukomeza gukurikirana Yes TV Rwanda, aho dukomeza kubagezaho amakuru agezweho ku ikoranabuhanga n'ubundi bumenyi bw'ingirakamaro. Ntimuzacikwe n'ibindi biganiro, komeza ube intyoza mu gusobanukirwa ibya cryptocurrency by'umwihariko Pi Network. Mwakoze cyane kubana natwe, nyamuneka niba tugejeje ku musozo w'ino video, nizere yuko wasobanukiwe byinshi. Nakubwira ati congratulation, hari amakuru umenye utaruzi,
hari ibyo wasobanukiwe niba utabashaga gusobanukirwa hagati ya Pi Network n'izindi crypto, ariko nizere ko hari icyo usobanukiweho neza. Nimushaka ko hari n'ibindi tuzavuga yaba ku yandi ma crypto, byose ndahari kugira ngo mbafashe, ndahari ku bwanyu, ndahari kugira ngo nkemure ibibazo byanyu mufite kuri no ku ma cryptocurrency. Ibibazo mugenda mwibaza mujye mumbaza, nzajya mbasubiza, ndi tayari kugira ngo mbafashe. Niyo mpamvu twafunguye uno muyoboro. Reka mbabwire ati Imana ibahe umugisha, muri abantu b'intwari, muri abantu b'agaciro, kuba tugeze aha ngaha ni mwe tubikesha. Nababwira ati Imana ibahezagire.